twaganira ijambo ry'Imana ari naryo dukomeza uyu munsi ariko reka ntangire mvuga ngo ndabizi ko abenshi kandi ndagira ngo ni twese tuzi akamaro k'ijambo ry'Imana. Yego. Hari umwanditsi wavuze ngo ijambo ry'Imana ntabwo twarihawe ngo tumenye, ahubwo twarihawe ngo riduhindure. Umuntu ashobora kugira ijambo ry'Imana nk'ubumenyi, burya ubumenyi bwonyine ntibuhindura. Yego ni ngombwa kugira ngo umuntu anahinduke nuko abanza kumenya. Yego. Buriya umuganga ashobora kuba anywa itabi ryinshi ariko akigisha abantu kutarinywa, abereka n'ingaruka zaryo, ariko we ryaramunaniye kureka. Yego. Ubumenyi rero umuntu ashobora no kwigisha ibyo nawe mu by'ukuri ibi byamunaniye kubera ko atarahinduka. Isengesho ryanje mbere yuko ntangira nuko igihe cyose twaza twiga ijambo ry'Imana tugamije ko rihindura ibyo dusanzwe turimwo, noneho tukayoborwa naryo. Yego. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Ejo twaganiriye ijambo dusanzwe tuzi cyane rivuga ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ariko abo ngabo ni kubakunda Imana, byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Baroma igice 8 ku murongo wa 28. Yego. Twavuze ko ibyo byose bifatanyiriza hamwe ntabwo ari byiza gusa bitugeraho, ariko harimo na birya tubona ko ari bibi. Ikindi twavuze ko abantu bakwiriye gutegereza ko n'ibibi nabyo biri mu mugambi wo kubageza ku byiza ari abakunda Imana. Yego. Abakunda Imana nabo ni abakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi, ni babandi ubuzima bwabo butareba gusa iby'isi, ariko buzi ko mu isi turi abagenzi. Yego hari imigisha tubona turi hano ku isi, ariko ko n'ubundi mu isi ntabwo bizuzura. Uwababwira ko we afite ibyuzuye muri iyi si yaba ababeshye. Yego. Biba byuzuye uruhande rumwe, ahandi bigenda nabi kuko ari mu isi. Yego. Kuri abo rero bakunda Imana, niyo mpamvu niyo banyuze muri biriya bibi dusengera, Yesu yatwigishije ngo tuzaye tuvuga ngo uturinda amosha mabi. Indwara ni kimwe mu bintu bibi, dusenga Imana ngo dukire. Yego. Kugira umuntu uri muri gereza ni bibi, dusengera abacu bari mu magereza ngo bavemo. Satani niwe uzana ikibi, ariko icyo kibi iyo kigeze ku buzima bw'umukristo ntakwiriye guta umutwe ngo avuge ngo ijuru ryamugwiriye. Mu gihe asenga avuga ngo kiveho,
ariko akwiriye no gufata umwanya wo kwibaza ngo ese ni iki Imana ishaka kunigisha muri ibi ngibi yemeye ko bingeraho. Imana rero idufashe cyane. Twarebeye urugero kuri Yosefu mwene Yakobo mwene Isirayeli. Twasanze mu byo twize ejo mu rwango yanzwe na bene se, ruriya rwango n'ishyari bamugiriye nabyo biri mu byamusunikiye ku masezerano Imana yari yaramuhaye muri za nzozi yarotoreye bene se, yuko umunsi umwe bazamukubitira ibipfukamiro hasi, ari we umuyobozi, ari we mutware. Ibyo byatumye bamwanga, kandi twabonye ko na se yari yaramutonesheje cyane, nabyo birenze urugero bituma bene se bamwanga. Twabonye kandi ko mu gufata umugambi bariya bavandimwe be wo kumuta mu rwobo kugira ngo bamwikize za nzozi ze baziburizemwo, ya migambi ye baziburizemwo no muri rwa rwobo, Imana yari kumwe nawe, kandi byaganishaga n'ubundi ku masezerano. Muti gute? Rubeni mukuru we ari we mfura ya Yakobo, niwe washoboye kubuza bene se kwica murumuna wabo. Agira amayeri arababwira ati mureke aje mu rwobo rw'intare, mu rwobo na papa na rw'intare, mu rwobo bashyiragamo amazi yo bahaga inka n'andi matungo. Ariko ngo umugambi kwari kugira ngo azamusubize kwa se. Ariko umugambi w'Imana ntabwo kwari ukumukiza ngo asubire kwa se. Umugambi w'Imana kwari ukuvuga ngo azaje mu Giputa. Amukijije abicanyi, hanyuma Yuda nawe anyuze inyuma. Iyo Rubeni atari, Yuda n'umwana wa kane wa Yakobo, ariko noneho w'umugore wa Leya, mu bana ba Leya. Ati Yuda we ni nkaho ashaka ko uyu muntu apfira hano, reka tumugurishe yoye gupfira mu maso yacu. Iyo amugurishirije, iyo bamuganishije, niho amasezerano ye azasohora. Nabyo twabikoresha. Ndetse n'Abamidiyani bamujyanye mu Giputa. Ageze kwa Potifari, twarabibonye ejo, yamugurishije ahandi hantu horoshe, yamugurishije ahantu hakomeye kwa Potifari, mukuru w'ingabo zarindaga Farawo. Aba mu nzu y'umuntu w'umukire, abaho mu buzima bwiza, atari bwigera bemwo base, kuko hariya yari umwungeri. Hanyuma abera umugisha Potifari. Twabonye yuko kubakunda Imana irabaherekeza niyo bari mu bugurano, niyo bari mu bubata. Yari umukozi wa Potifari, nubwo yari ahantu heza, ariko nanone yari umukozi we. Twabonye kandi ko yahuriye n'ikigeragezo cy'umugore we, nk'uko tubizi. Yaramugerageza
kubera yari mwiza ashaka gukora icyaha nawe cy'ubusambanyi ariko mu buryo bwo kugira ngo yerekane ko afite imana yemera imana itari mu gihugu cya Egiputa imana yanga ubusambanyi imana yanga ibyaha kiriya kigerageza iyo kitaza kuhaba ntabwo ririya somo uriya musore Yosefu yatanze ryari gushoboka imana ishimwe cyane amen hanyuma nanone kwangira nyirabuja kiriya cyaha byatumye noneho amubeshyera atabwa muri gereza aho niho twari tugeze ejo yego muri gereza yakoreye imirimo ibiri kubera nyine uyu munsi ariwo kurangiza turagenda twihuta ariko turavuga iby'ingenzi kugira ngo byumvikane yego yahuriye n'ibintu bibiri aha sinateganyije ko tuhasoma hari aho tujya gusoma icya mbere ageze muri gereza yabeshewe Potifari wari waramukunze yaramuhaye ubutegetsi muwe bw'ibintu byose kubera umugisha wari kuri Potifari no kubyatunze kandi umugisha wari kuri Yosefu ariko nanone amaze kuregwa n'umugore we yatawe muri gereza ageze muri gereza ahangaha icya mbere naho yatangiye yahise agaragara mbere y'umucungagereza ko ari umuntu udasanzwe ni nkaho muri gereza bavuze ati noneho hari umuntu udasanzwe cya mbere yari asanzwe nyine yaranavuye mu gihugu kitari cya Egiputa ariko kandi ni umuntu wari wabeshewe utarazanywe aho ngaho kubera ibyaha yakoze aza yubaha imana aza imana yaramuhaye kuyimenya kandi abazi imana baba nibo banyabwenge niko Salomo abivuga mu migani yego cyangwa se biri muri Zaburi Salomo arabivuga ngo kubaha imana nibwo bwenge muri Zaburi naho bakavuga ngo abera bo mu isi nibo mfura zonyine nishimira amen abera bo mu isi nibo mfura zonyine nishimira yahise agaragara ko ari umuntu udasanzwe bamuha gucunga abakozi abandi bagororwa abandi bari muri gereza bose ndetse ngo n'imirimo yahakorerwaga ubishaka wabisoma mu itangiriro 39 ku murongo wa 19 kugeza kuri kuwa 23 icyo ni icya mbere yasanze muri gereza icya kabiri muri gereza yahasanze abafungwa babiri bavuye ahantu hakomeye bavuye kwa Farawo abafungwa babiri ari nabo babaye umwe niwe wabaye intandaro ye yo kujya kwa Farawo uwategekaga Egiputa yego ngo arabareba abona bameze umunsi umwe arareba abona batameze neza kandi bari abantu bari bakomeye cyane kwa Farawo umwe niwe wamuhaga vino ibintu byo kunywa niwe wahaga umwami ibinywaji na ndetse akaba ari we ubanza kurya ku biryo umwami yahawe kugira ngo yumve ni uko bimeze kugira ngo niba hari uwo ushaka kumugirira nabi bibe hari undi wabigenzuye yego asangaho n'undi wari ushinzwe kumutegurira ibiryo we ni umupriziniye shefu w'abapriziniye niko navuga
aba bombi bari barafunzwe rero ngo bari barose inzozi zibiri umwe inzozi ze zavugaga ko yabonye umuzabibu uri imbere ye umuzabibu ngo wari ufite amashami 3 abona uwo muzabibu usa n'upfunditse uburabyo kandi ubwo burabyo buza kuvamwo amaseri arahisha izo nzabibu ngo zikamurira mu gikombe cya Farawo yari afite noneho ngo agiha Farawo igikombe yanyweragamo ati izo nzozi sinamenye icyo zivuga none zanteye ibibazo niyo mpamvu usanze arabimusobanurira amubwira ati ayo mashami 3 ni iminsi 3 nyuma y'iminsi 3 uzava hano uje imbere ya Farawo hanyuma agusubize mu mirimo yawe mugenzi we nawe yumvishe wa wundi wahaga Farawo vino yo kunywa amusobanuriye neza nawe yihutira kuvuga inzozi ze nawe avuga ko yabonye asa nk'uwikoreye ibyibo kubatumva byendera ijambo nkuko bavuga ibintu bimeze nk'inkoko 3 z'imitsima yera ngo abone iyo hejuru yari hejuru y'izindi yarimo imitsima yokeje ngo y'uburyo bwose ngo arimo ayishira Farawo ngo inyoni ziraza zirayitora zirayirya ati nizo nzozi nanjye zanteye ibibazo Yosefu arazisobanura ati nawe hasigaye iminsi 3 Farawo azaguhamagara kandi azakumanika izo nzozi nuko zagenze abo bantu bara iminsi mikuru ya Farawo uriya musubiza mu mirimo ye uwundi aramumanika ku giti inyoni zo ku kirere koko ziza kurya intumbi ariko wa wundi yabwiye ngo azasubira kuza guha umwami ibinywaji yahoraga muha atuzanibuka yego uzanibuka agerageza kumubwira amateka yamubwira uko yarenganye uko yavuye mu Giputa nako yavuye Kanani yego ariko wa wundi ngo yarashitse aribagirwa imyaka 2 iratambuka hari ikintu navuga hari mbere yuko asobanurira aba bantu inzozi zibiri zombi yavuze ijambo rikomeye cyane aravuga ngo gusobanura ngo n'ukw'Imana data yego wabisanga muri iki gitabo duhaye dusoma cy'itangiriro ku gice cya 40 ku murongo igice cya 40 ku murongo 8b ya haranditse ngo gusobanura si ukw'Imana se ntabwo Yosefu yigeze na rimwe abona yuko ubwo bushobozi bwo gusobanura inzozi yahaye kubahira Imana bene data turi kumwe icyo uzaza ukora cyose icyo wagezeho cyose uzavuga ngo ni kubw'Imana ntukikubite mu gatuza ngo wibone wirate utangire kuvuga ngo ndi umuntu ukomeye atari Imana igukomeje reka nkubwire ntabwo wakomeye ikindi nanone navuga
cy'isomo ni ukuntu Yosefu atasuzuguraga imirimo. Yego. Ari kwa Potifari yakoze neza. Yego. Baramupromotinga, baramuzamura. Nubwo umugisha w'Imana wari kuri we, ariko nanone nawe yarakoraga. Ageze muri gereza nanone imirimo yahawe ayikora neza. Naho arazamurwa. Yego. Ko turiga ngo abakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza. Amen. Imana niba abandi badashika ku kazi ngo baje mu magambo baba bo kuvuga, bareke gukorera abashebuja, gukora wikorera wenyine abayikorera, ariko abantu bakorera abandi. Hari igihe hari nabaza ushobora no gusanga umukristo ukorera amaso agakora ari uko bamubona, ariko nanone ukora neza azaboneka. Uyu munsi rero reka dukomeze kandi tuvuga ko igihe cyarageze, noneho amasezerano atangira gusohora. Wa muntu hashize imyaka 2 Farawo noneho yarose inzozi. Izo nzozi murazizi. Arota inzozi, abona imyaka 7, abona inka 7 zibyibushe, arongera abona izindi 7 zinanutse. Hanyuma 7 zinanutse ziraza zimira za zindi zibyibushye, ndetse zimaze ngo zirazimira, ariko ntizagaragaza ko hari icyahindutse. Arongera abona imbuto nziza cyane, abona igiti gitoshe cyeza imbuto nziza. Mu kanya abona ikindi kiriho utubuto twumagaye. Twumagaye turaza dukuraho za zindi nziza. Hanyuma ahagarika umutima. Farawo umwami wa Egiputa ahagarika umutima. Hanyuma ahamagara abakonikoni n'abantu ba maji ngo bamusobanurire, barananirwa. Iyo ab'isi bananiwe, dufite Imana twitajinanirwa. Imana ishimwe. Kwibukwa kwa Yosefu naho kwavuye. Wa muntu wasobanuriwe inzozi na Yosefu aribuka. Yego. Haleluya. Amen. Amen. Abana b'Imana bajya bibukwa. Yego. Igihe kizakigera abana b'Imana bakibukwa. Guma mu masezerano, nubwo hanyura mu bihe bigoye, uzibukwa. Imana ishimwe. Hariho kwibukwa hano mu isi nabyo birashoboka, ariko hari noneho no kwibukwa kwiza kwaho tuzajya, tuzabiteka ryose. Yaributswe aragenda. Bibiliya ntivuga imyiteguro yindi idasanzwe. Ikintu bakoze gusa ngo baramwogoshe, bamwambika ikanzu, imyenda myiza, ahita ajya kwa Farawo. Reka nkubwire, nimba ubana n'Imana, jya ushima Imana ko witeguye. Imana ishimwe. Nta kintu kizagutungura. Nta kintu kizagutungura. Ukuri. Kuko dufite ubwenge
burenze ubwenge bw'abanyabwenge. Yego. Kumenya Imana nibwo bwenge. Ageze kwa Farawo yasubiyemo rya jambo. Yasubiyemo rya jambo aravuga ngo ariko reka aho tuwasome Itangiriro 41 Yego. igice cya 14 kugeza kuri 16. Aravuga ngo maze Farawo ahamagaza Yosefu bamuhubura mu nzu y'imbohe, ariyogoshesha yambara undi mwenda, yinjira aho Farawo ari. Farawo abwira Yosefu ati narose none ntawe ushobora kuzisobanura. Numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye. Yosefu asubiza Farawo ati sinje Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Amen. Uyu murongo niwo nashaka kandi kuvugaho buke. Haleluya. Amen. Sinje Imana niyo iri busubize Farawo amagambo y'amahoro. Igihe cyose uzashira Imana imbere, igihe cyose uzavuga niko Yakobo yabyanditse, yarimo aburira abantu baje bavuga ngo uyu mwaka dore ko tugiye no kurangiza, uyu mwaka utaha nzakora iki, nzajya hanze. Ngo ahubwo uzajya uvuga ngo Imana nibikunda nzakora ibi, dukore plan, ariko iyo plan dushireho ivuga ngo Imana nibishaka, Imana nibishoboza, Imana nibyemera. Abamaze iryo ni ijambo ry'Imana. Koko Imana yahaye Yosefu gusobanura ziriya nzozi, kandi amagambo yasobanuye yerekanye ko ziriya nka 7 zibyibusha ari imyaka 7 y'uburumbuke, igihugu kizera cyane, kizakurikirwa n'imyaka 7 y'amapfa y'inzara, igihugu ntikizera. Biboneka mu nshusho 2. Ati cyatumye abona na biriya biterwa nabyo bimeze neza cyane imyaka 7, yindi myaka ibindi 7 bikaza byo bimeze nabi. Nugushimangira ko hari ibihe bitandukanye bigiye kuba ku gihugu. Hanyuma rero ntiyarangirije gusa kugusobanura inzozi, yatanze n'imigambi, yatanze na plan yo guhangana. Aravuga ati mu myaka 7 y'uburumbuke igihugu kizagire ibigega, gihunike ibizagitunga mu myaka y'inzara. Amaze kuvuga ibyo bintu, yabwiye Farawo ati gena umuntu, gena abantu bagiye kugufasha muri ibyo. Hanyuma hari amagambo ari ku murongo wa 38 kuri reka byenda naho tuwasome. 41 kuva kuri 33 turamanuka, ariko reka dusome kuri 37 na 38.
aravuga ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye. Amen. Amen. Nta wundi muhanga w'umunyabwenge, nta wundi munyabwenge, nta wundi muhanga muhwanye ukuruta. Amen. Twibukiranye uyu ni wa wundi watawe mu rwobo. Uyu ni wa wundi wagurishijwe ngo ajanwe mu Giputa kuza gukura umucakara. Uyu ni wa wundi wari umukozi wo mu rugo kwa Potifari. Uyu ni wa wundi wari muri gereza. Niwe uhayibwirwa. Nanejejwe cyane n'aya magambo. Reka nyavuge bukeya gusa. Amagambo Farawo yabwiye Yosefu amwe nari maze kuyavuga. Ikindi yaravuze ngo nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse. Mwumve namwe uwo ni umunyamahanga. Farawo amenye ubwa mbere bataye bavuga ururimi rumwe. Ndimo nteguriza inyigisho nibaje ariko ibya kera byari bitangaje. Ni mu kureba mu bihugu biteye imbere kugira ngo bemere n'umuntu kubituramo biri mu gufata ibintu birebire n'imyaka myinshi. Ariko reba uw'Imana igiye gusohoreza amasezerano biza binyura mu bintu nk'ibi. Nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvira icyo bategetse. Uwo ni umwami w'igihugu cyari gikomeye cyane icyo gihe cya Egiputa. Nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Yiyambuye impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe ayambika Yosefu ku rutoki. Yamwambitse imyenda y'ibitare byiza. Yamwambitse n'umukufi w'izahabu mu ijosi. Yamugendeshereje mu ijuru mu igare rikurikira irye. Ni ukuvuga ngo nyuma ya Farawo yari Yosefu. Amushingira umukobwa w'umutambyi, umukobwa witwa Senati, ari we nyina wa Manase na Efurayimu. Yosefu yemererwa gutambagira igihugu cya Egiputa cyose. Mwumve iyo misiyo ahaye umuheburayo uvuye muri gereza. Icyo navuga biriya byose bigiye bifite icyo bisobanura. Guhabwa impeta aba ari ukumwegurira ubutware ku bintu bye, ku gihugu cye. Ariko ririya jambo rigaruke, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Imana yaduhaye umwuka wayo, ubona tumeze nka Yosefu. Haleluya. Umwuka w'Imana ni umwe, nubwo tugira impano nyinshi. Yosefu yari yarahawe iy'ubuyobozi, ariko nawe hari impano Imana yaguhaye. Nta mukristo udafite impano. Uriya mwuka n'umwe, umwuka w'Imana, ariko impano zitandukanye. Turi ba Yosefu rero natwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Ikindi nanone aricyo turangirizaho.
ibintu bibiri, ariho amasezerano abiri Yosefu umuntu yakubira muri ayo. Hari ku giti cye Imana yashakaga kuzamura Yosefu, ariko mwibuke ejo twarabivuze ko Imana iyo izamuye, Imana iyo iguhaye umugisha aba ari ukugira ngo usohoze imigambi yayo. Amen. Ntabwo iguha umugisha, ntabwo iguteza imbere, ntabwo ikugira umuntu ukomeye kugira ngo uzabeho wewe ku giti cyawe byenda n'umugore wawe n'abana bawe. Ibishaka ngo ugire uruhare rwo kuzamura icyubahiro cyayo, ufasha abandi, ugirira abandi neza, ukemura ibibazo by'abakene n'abandi bafite ibibazo. Ibyo byombi rero nibyo iby'icyubahiro byo maze kubivuga, n'ibiriya Farawo yamuhaye. Igisigaye ni kimwe. Imana yari yarateguye Yosefu kugira ngo azabere umugisha igihugu cyose cy'Egiputa. Amen. Akigaburire mu myaka 7. Imana ngo yaremye inabitaho, ikamenya ibyababangamira. Ibi ni nabyo dushingiraho iyo dusengera ni wacu, ko Imana yita ku bantu bayo igihe kiza kigera ikabarengera. Tuzadusenga dufite kwizera, niyo rimwe na rimwe hari igihe abantu bavuga ngo si ubutabazi buzamashye. Imana yari izi ko hari inzara izatera bariya abantu bakomoka muri Aburahamu, Isaka na Yakobo ari we se wa Yosefu. Amasezerano Imana yabavuzeho ko bazaba benshi, bazasohoza amasezerano y'Imana mu isi, iriya nzara kugira ngo itazabarimbura. Turabisoma ari naho turangiriza. Yego. Itangiriro 45 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 8. Ahangaha ni naho hasobanura neza ririya jambo ko byose bifatanyiriza hamwe. Yosefu abwira bene se ati, ndabinginze nimunyegere. Baramwegera, aravuga ati, ndi Yosefu mwene so, mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yantumye mbabanziriza ngo kize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye indi myaka 5 batazahingiramo, ntibasaruriremo. Kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. None si mwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana, kandi yangize kase wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Amen. Amen. Mbega amagambo. Hallelujah. Ahangaha harimo amasomo menshi. Icyambere, igihe cyarageze, yabanje kubashira mu kintu kimeze nko gupima. Yanga kubibwira, abanza asa nk'ubagoye. Kugora
Yosefu agora bene se baje guhaha yanzaraga yarateye ntitwabivuze byose bagera igihe no mu gihugu cya Kanani bamenya ko mu Giputa ariho hari ubuhahiro baraza biba birebire ariko igihe cyarageze arabibwira ninje Yosefu mwagurishije ariko ababwira bahumuriza abakristo ntibazabihimura babagiriye nabi Yosefu ntiyihimuye kuri bariya bene se bose bari bafashe umugambi wo kumwica ahubwo yaberetse ko bari mu mugambi w'Imana niyo magambo dusoma simwe mwanyohereje muri Egiputa simwe mwangurisha nimwe kungurisha kwari ukugira ngo mbabanzirize kwari ukugira ngo nze kubategurira kwari ukugira ngo nze kuba umuntu ukomeye mu Giputa kwari ukugira ngo nzabatunge mwoye gushira aya niyo magambo ariko arabahumuriza abakristo turabahumuriza Pawulo niko yanditse ngo twebwe turi ba ambasaderi b'amahoro ntabwo abakristo ari bagashoza ntambara abakristo bigisha amahoro baharanira amahoro barwanira amahoro nubwo abavandimwe ba Yosefu bashatse kumwica babisomye Imana yakoresheje ibikorwa byabo bibi kugira ngo isohoze umugambi wayo ukomeye Hallelujah. yohereje Yosefu imbere kugira ngo akora ibintu bibi navuga bitatu icyambere izarengera ubugingo bwa izagabura kuko bari gushira icyakabiri izakize Egiputa igihugu yazamukiyemo akagira uriya mwanya nacyo cyari gikwiriye kubenefisya ubona inyungu z'umukozi w'Imana icya gatatu kwari ukugira ngo izategura inzira yo gutangira igihugu cya Isirayeli erega abanyisirayeli bari bakiri imbarwa bavuga ko abagiye muri Egiputa bavuye i Kanani bahunze inzara bari nka 70 bari bake uwa bene Yosefu n'abana babo ariko Mose abakura mu Egiputa no kuva mu Egiputa byari byarahanuwe ko bazavayo byari yusomye mu gitabo cyo gutangira igice cya 15 irani kuva ku murongo wa 13 kugeza ku wa 16 Imana yari yarabwiye Aburahamu ko abamukomokamwo bazaja mu gihugu cy'igishitsi bakazamaramo imyaka 400 nyuma bakavamo ariko bavuye muri iki gihugu kuba ngo buvive n'ubwo buhanuzi bwahawe Aburahamu bavuga ngo abazavamo n'ubuvivi bw'abagiyeyo isezerano ry'Imana rizaritinda ariko rigasohora Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bavuyeyo ari benshi bavuyeyo ari miliyoni nyinshi zirenga imwe bava muri Egiputa basubira Imana ishimwe cyane Hallelujah. Imana iri hejuru ya byose Cyane. imigambi yayo ntabwo iyitegekwa n'abantu cyangwa se n'ibyo bakora Cyane. abandi nibashaka kugirira nabi uzibuke ko ari ibikoresho by'Imana gusa nguko Yesu yabwiye abavandimwe be
kuko Yosefu nako yabwiye abavandimwe be ati ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi ubupfu. Ngiyi mission. Ntabwo Imana yazanye gusa Yosefu ngo azamuka akomere muri Egiputa, ariko kwari kugira ngo igihe kimwe ari uzakingura ibigega byahunitswe iriya myaka 7, bigaburira abanyegiputa, bigaburire n'umuryango we wavuye, kuko igihe cyarageze Yosefu atumira se ava muri kiriya gihugu cyarimo inzara cya Kanani, araza muri Egiputa, kandi yakirwa na Farawo we. Kubera ko icyo Yosefu yasabaga Farawo, Farawo yaragikoraga. Kubera Yosefu kandi Farawo nawe yafashije Isirayeli n'umuryango we gutuzwa ahantu habereye abungeri i Gosheni. Reka nkubwire, hari i Gosheni y'abana b'Imana. Amen. I Gosheni y'abana b'Imana hari aho Imana izituza bayo, simubibone gusa mu rwego rw'ubutaka guhabwa, ariko hariho Gosheni yo mu buryo bw'umwuka. Hallelujah. Imana izituza mw'abana bayo, nubwo baba bari mu bibazo, ariko bakarindwa kwandavura, bakarindwa gucumura. Hallelujah. Imana idufashe cyane. Amen. Reka dusoze. Nashaka kubahiriza amasaha bampaye, no kubahiriza amasaha ni ingenzi. Ijambo twize na turirangije. Twari kuvuga byinshi, harimo amasomo menshi, ariko si ngombwa. Ibyinshi turanabizi, ariko mu bibazo duhura nabyo cyangwa tuzahura nabyo, nibyo natangiye mvuga ngo ijambo ry'Imana rizaze riduhindura. Ugenda uvuge ngo sinzongera kwiganyira nimpura n'ibibazo. Uzasenga ngo Imana ibinkuremo kuko biri muri Bibiliya, ariko kandi nzabibamwo ntuje. Usaba Imana gutuza, kuko Yosefu yaturije kwa Potifari, kuko yaturije muri gereza, kuko kugeza Imana imuzamuye. Imana ikuha umugisha. Reka ndangize nse. Amen. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima kuri iri jambo. Ndashima Imana yo mu ijuru yakunze ko ari iri jambo twaganira. Imana izi buri wese mu baritegereye ibyaha yanyuramo. Imana yashatse kumwibutsa ko n'ibyaha yanyuramo kubera ko akunda Imana, bifatanyiriza hamwe kumuzanira ibyiza. Ntabwo Mana uturebera mu biriho none cyangwa mu byo duhaye tunyuramo none, wewe uturebera no mu biri imbere twe tutazi. Icyo tuzi nuko imbere yacu ari heza. Tuzi ko imbere yacu ari heza, kandi tuzi neza ko Imana yabanye na Yosefu ya yindi. Turasaba Mwami kuba muri Gosheni yo mu buryo bw'umwuka. Turasaba kandi Mwami kuba abantu bahumuriza kandi bababarira ababagiriye nabi. Turashima Imana
yumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Amen. Amen.